murakoze abashyitsi mukuru executive yacu dusabe RPC ku ntara dusabe umuyobozi wa RIB ku ntara dusabe commissaire post nawe yagiye imbere protocol dufashe ya inzirakarengane zishyinguye muri uru rwibutso. Murakoze abayobozi bacu turasaba nyakubahwa meya ndetse na Dr. Wayibika ndetse na perezida w'inama y'akarere ka Rubavu kugira ngo yigire imbere nawe adufashe ngo kumva kugira ngo n'ubundi unabire abatutsi